turashimira abantu b'Imana badukurikirana kuri YouTube channel y'itorero yitwa Giharamagara TV. Abantu badukurikirana turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Mujya mudukurikirana tukabibona, mukandika tukabibona, mukaduhamagara tukabyumva, mudushimira uburyo tubageza ijambo ry'Imana. Nukuri aho muri hose, muri Afurika, mu Buraya, Amerika, hose muradukurikirana tukabibona. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Muri abagaciro. Imana ibagirire neza cyane. Haleluya. Pastor Damien dufashe. Bibiliya yawe iraho hafi. Teme ijambo nateguye. Imana ishimwe cyane. Yes. Ingoma za mbere 13 ngoma za mbere 13 duhereye ku murongo waho wa mbere tukageza ku murongo waho wa 14 murongo wa 14 nadufasha dusomere. Ntago ndi buritindemo kuko amasaha arageze. Yesu ashimwe. Ariko teme y'ijambo nayiteguye nyita ngo isanduku y'Uwiteka irari wawe. Isanduku y'Imana igeri wawe. Oya, isanduku y'Imana. Isanduku y'Imana. Isanduku y'Imana niyo ndi kukubwira. Ntabwo ari isanduku ya Sowayi. Oya, ahubwo ni isanduku y'Uwiteka irare mu rugo rwawe. Mbabara ubibwire nk'abantu batatu. Ubabwire ngo isanduku y'Imana irare mu rugo rwawe. Isanduku y'Imana. Uyu munsi iyi tariki ya none domene taya binidai. Uyu munsi iyi tariki aziraboni ya sanse irari waho n'izina ryawe. Iharare. Oya, hari ibintu bimaze iminsi abantu bakwitiranya. Hari ibimaze iminsi biharara. Hari ibimaze iminsi bituma abantu bakunuganuga. Ariko isanduku y'Uwiteka nigera iwawe amagambo arashira ivuga. Dusomere mu izina rya Yesu. Uhikiyemo. Amen. Imana imugirire neza. Nakubwiye ngo teme y'ijambo isanduku y'Uwiteka irare mu rugo rwawe. Haleluya. Dawidi yari umugabo ukunda Imana. Nigeze kubabwiraho kare. Dawidi yubahaga Imana. Ariko nyamara ise nta gaciro yamuhaye. Ariko Imana yimuha agaciro. Tuvuge ngo amina. Irangije kumuha agaciro arakomeza arayubaha. Kubera ko yamuhaye agaciro n'umutima wahoraga wubaha Uwiteka. Iteka Dawidi nawe yahoranaga ishyaka ry'isanduku y'Imana. Zamura icyubahiro cy'Imana. Yahoranaga ishyaka. Yagiraga urukundo rwo kubaha Imana. Abakristo bo muri iyi minsi ntago mwubaha Imana. Mumbabare so kubasubiza inyuma. Zamura icyubahiro cy'Imana yacu. Uyu mugabo w'Imana Dawidi, impamvu Imana yamuvugagaho byose byasohoraga nuko muri we habagamo kubaha Imana. Nuko muri we habagamo gukunda Imana. Ariko abakristo b'uyu munsi azanwa mu rusengero no kumva message z'ubuhanuzi ntuzongere kumubona. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo gihe uba uri mudindiza amasezerano yawe. Tuvuge ngo amen. Iyo uje aricyo kikuzanye warangiza ukagenda ntuzongere kugaruka mu nzu y'Imana, uba wishe amasezerano yawe. Haleluya. Dawidi rero hari igihe yagezemo batererana isanduku y'Imana. Amen. Barayitererana iranyagwa iragenda
Imana ishimwe cyane. Ngo arahamagara abami n'abatware n'ibisonga bose, ngo baraza, ngo baricara, ngo bajya inama yo kujya kuzana isanduku y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka nkubwire akantu. Urababaye, urarira, urataka, ariko ijuru rihora riri maso ku buzima bwawe. Ntabwo byumvise. Urababara, urarira, urataka, urihebye, ariko ijuru rihora riri maso. Rihora riri maso. Rihora riguteza amatwi. Rihora rikwitegereje. Ijisho ry'Imana ntabwo rijya rikuvaho. Ijisho ry'Imana rihorana nawe. Tuvuge ngo amina sante, haleluya. Iyo nama yabaye, iyo nama Dawidi yakoresheje, yari inama yo kugira ngo Imana itabare umugaragu wayo Bidodomu. Zamura icyubahiro cy'Imana. Yari inama Dawidi we yarazi yuko Imana ijya yishakira igitambo, Imana ijya yiyeraga oza ya binisire kugira ngo isohoze icyo yavuganye nawe. Imana ikubita hirya no hino igashaka igisubizo cy'ibyo yavuganye nawe, nyamara wowe nta gaciro ubiha, urahura arangaye. Imana ishimwe. Hari umugabo witwaga Bidodomu yahoraga ku mavi ari gusenga. Imana ishimwe. Yahoraga ku mavi ari gusenga, ari gushaka Imana, ari mu butayu nk'ubwo uhagazemo, nk'ubwo urimo uyu munsi, ariko ntabwo yigeze areka Imana. Arasenga akavuga ati Imana ndengera, Imana ati ndakurengera, Imana ati ndaje, Imana ati ndatabaruka, ati ndakurengeye, mwubakiye inzu, nguhaye urugo, nguhaye inkoni y'ubushumba, ivugabutumwa, mujyanye Kampala, humura ntacyo uzaba. Amen. Ntabwo mubyumvise? Abantu bibitseho nza murahari mu mutere haleluya. Imana ishimwe. Umugabo arasenga, ubutayu burakakara, agahora umuyaga hato, inzara irabica, ariko bakibika isezerano. Imana ikagaho nzabagirira neza, nzabatabara, nyamara nzihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Hari ibyo Imana yakubwiye, hari ibyo yakubwiye, hari ibyo yavuganye nawe, hari ibyo yavuganye nawe. Turi abagabo bo guhamya, turi abagabo bo guhamya. Mujya muza mudutega amatwi, tubabwire imbaraga z'Imana, tubabwire aho Imana yadukuye. Kandi Imana ntabwo igira mu nyangire. Imana ireba umutima uyiciriye bugufi. Iyo uyiciriye bugufi irakumva, iyo uyiciriye bugufi iragutabara, iyo uyiciriye bugufi irakurengera, iyo uyiciriye bugufi irakwibuka, iyo uyiciriye bugufi iguha ijambo. Bayikomeye amashyi ariko wakongera ukayizamurira icyubahiro. Dawidi ateranye inama, vuga ngo ateranye inama. Kumva isengesho ry'umugabo witwa Bidodomu ryazamutse, ryatumbagiye. Baza mugenzi ngo ujye usenga ukumva isengesho iratumbagiye, ujye usenga ukumva ijuru rirafungutse. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ujye usenga ukumva urabahotse, ujye usenga ukumva utandukanye n'imizimu yakurwanyaga, ujye usenga ukumva ugize izindi mbaraga ziguhuza n'ubusabane bw'Imana. Imana ishimwe. Zamura icyubahiro cyayo. Baragenda bajya kuzana isanduku y'Imana. Imana ishimwe. Ngo maze abatware n'abami na Dawidi bajya imbere yayo rwose, bagenda baririmba, bagenda bahimbaza, bumva ko isanduku itashye mu rugo rwabo. Zamura icyubahiro cy'Imana. Kumbe hari uwiriwe ku gisozi muri Holy Spirit. Yego ntabwo mubyumvishe. Hari umuntu wiriwe ku gisozi kuwa gatanu muri Holy Spirit. Hari ibyo Imana ivuganye n'abicishije mu mukozi wayo, hari ibyo yavuganye n'abicishije mu bahanuzi bandi, hari ibyo yavuganye nabo mu
mu mandiko ariko wamba bari ukayikomera amashyi. Abandi nabo barimo bariyerekana, barimo barahimbaza isanduku y'Imana, isanduku y'Imana. Haleluya. Maze wigeze mu rurembo neza ariko wamba bari ukazamura icyubahiro cy'Imana. Igeze laboneta eboneta yabini. Imana irambwiye ngo nimuhumurire kumwe namwe. Ntago mubyumvise. Igeze mu rurembo. Umva ukuntu igiteza akabazo ariko ufite ubwoba bwo gutabarwa. Umva ukuntu igiteza akabazo kugira ngo ikemure ariko ndafashijwe. Haleluya. Iteza akabazo ngo igirasiki. Igirasikira itikiye ngo umugabo witwa Yuzu ajya kuramira isanduku. Ako kanya Imana imutsindaho kugira ngo igisubizo cya Igomba kiboneke. Oh haleluya. Imutsindaho ngaho. Wari uzi ko kugira ngo Imana igutabare bipfa kuza? None se umukozi w'Imana kugira ngo akomeze Kampala wumvisha hari undi wabivuyemo. Burya navuga ngo yarariganyijwe. Ni igihe cyawe cyo gutabarwa cyari kigeze. Weekend yawe yari igeze. Reka nkubwire, iyo weekend yawe yageze hari ibyo Imana yemera ko bipfa kugira ngo ukomeze urugendo. Ntabwo munyumvise we? Data wa twese we. Nakomeye Imana amashyi menshi. Nakomeye Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Nawe unyumvire kuramira isanduku y'Imana gusa. Ahita apfira. Dawidi ati iyi Mana ni danje, iyi Mana ni danje. Kumbe hari umugabo inda yafatanye n'umugongo witwa nde? Obidodomo. Abana be inda zafatanye n'umugongo. Umugore we inda yafatanye n'umugongo. Igisuzuguriro cyarabarenze. Baraho ngaho ntago bazwi, baraciwe, baranzwe, ntibatumirwa mu nama z'ubukwe. Babafashe nk'abasazi, babafashe nk'icike, babafashe nk'abatagira shinge na rugero. Ariko Imana bo yabarebagamo ikintu gikomeye cyane. Imana yarabitegereza, yakabitegereza avuga ngo dore abana banjye nishimye, dore abana banjye nkunze, dore abana banjye bazima barimo kuma icyubahiro. Password iyo wubashye Imana, Imana irakubahisha. Muzabimenye mubimenyere, Imana ikunda umuntu yubaha. Imana ikunda umuntu yubaha. Bimujya mu rusengero wasohoka ibyo wumvisha byose n'agakiza ukabisiga ku ntebe, uzahangayika, ntabwo uzigera ubona Imana. Zamura icyubahiro cy'Imana. Imana ikunda umuntu yubaha. Dawidi aravuga ngo iyi Mana nta mikino ifite. Iyi Mana ntabwo yoroshye. Imana yishe umuntu wanjye w'icyegera uza arapfuye kuramira isanduku agapfa. Aho hantu ikabimwishe arasinya aravuga ngo iyi sanduku reba uko ntabwo mwishaka. Oya, 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 oya. Hey, haleluya. Oya, mushaka hano muyijyana. Ntabwo nyishaka. Baratekereza mu bantu bose. Abantu bose barikanga, abantu bose barayitinya. Halabone tayabini. Hari abantu batinya ibisubizo by'Imana kuko badafite iyerekwa, badafite amaso y'umwuka. Imana ishimwe cyane. Ngira mugeze Imana iguha amaso y'umwuka. Baravuga ngo wapi ntituyishaka. Yishe mwene wacu, yishe umuntu wacu, mushaka wo mujya. Ngo baratekereza, ngo baravuga ngo reka tuyijyane kwa kakagabo. Tuvuge ngo amen. Tuyijyane kwa kakagabo igahorahoze ikice karangire. Ubwo nikamara gupfa tuzaba dutekereza ahandi tuzayijyana. Ariko mwakomeye Imana amashyi menshi cyane. Obidodomo
arangije yibereye kuri nza, yibereye kuri maviyoroji, harimo arazivonetaya, harimo aradomene ya sayini, hadomene wayatikaya, harimo arabona ibisubizo, harimo arabona ingabo zije kumutabara, harimo arabona ubutabazi buje, harimo arabona ikirere kirimo gihinduka, abandi barimo barahunga, abandi barimo barahungisha isanduku. Bwira mugenzi wawe ngo ubundi hari aho ibiri itagomba kubayo, igomba kuza iwacu mu izina rya Yesu. Igomba kuza iwanjye. Vuga ngo izi wawe. Umva ukuntu byagenze. Umva ukuntu byagenze. Kubera Dawidi kuyitinya, yaragiye yegera undi mugabo aravuga ati mbabarira umbwire. Iyi Mana yishe uyu mugabo imuhoye rwose ubusa kubera kwiramira. Ubu turayigenza gute kugira ngo icururuke? Ubu turayikora iki kugira ngo donko icururukemo ukuntu? Umugabo aravugira ati Imana rero ikunda icyubahiro. Zomene tarabini. Ikunda icyubahiro. Uragenda uraba muri ya mazahabu yawe. Yesu Kristo. Uragenda uraba muri ya mazahabu yawe y'igiciro. Nurangiza urakira kwitandiko ry'iriya sani. Uragenda uraba inka nziza zibyibuhe. Hela washaya bini. Uragenda urabe buri kintu cyiza cy'igiciro ugishyire kuri iriya sanduku. Mana ishimwe maze ubone kuyohera ku bidodomo, kubera ko ushobora kuyijyana utabikoze n'abandi kabakumbanya. Zamura icyubahiro cy'Imana. Oh haleluya, haleluya, baragenda babishyiraho. Niyo mpamvu reka mbabwire kano kantu niba mutari mukazi. Mana yanjye, niyo mpamvu umurokore watabawe abantu bakunda kuvuga ko yavuye ikuzimu. Siko bimeze, kubera yuko alabone tayabini dai Imana waseni imisozi wuriye, iminsi wiyirije, yamashyi wakomye mu rusengero, bya biganza byawe byatuye, cya cya cumi watanze, bakundi wayibyiniye, Imana iricara byose ikabishyira ku rutonde ikaguhembera rimwe. Ntabwo mubyumvise? Ikabikusanya ntabwo iguha ubusabusa. Iri kumuha ubusabusa ubu utaratabarwa uba ugitunzwe n'amano. Uba ugitunzwe n'amano. Buriya buhumbi 10 venitrani 100 miliyoni imwe iriya bari ukiri kuri sekeri ntabwo ubura agatabaro. Haleluya, bareba ibintu by'agaciro, amazahabu n'amafeza, inka nziza, amahene meza, intama nziza, byose babishyira imbere y'isanduku y'Imana. Maze ngo biragiye bigiye guhorahoza umugabo witwa Bidodomu. Yewe Bidodomu uri hano? Hari Bidodomu uri hano na? Oya, hari Bidodomu uri hano? Hari Bidodomu uri hano? Hari Bidodomu uri hano? Niba hari natera haleluya cyane mu izina. Haleluya. Mana yanjye, Mana yanjye, oya musubire mu Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye. Ndatangaye, urakoze kuntabara. Thank you Lord, thank you Lord. Baragenda no kwa Bidodomu kubera ko yaragisuzugwe, ariko ijuru ryo ryamaze kuvivura. Abantu bizeye ko ijuru ryavivuye mwanere. Haleluya cyane. Ntabwo bagiye ngo bagende n'ikinyabupfura, bari bagifite agashimwe. Bikoreye agaciro mbi, bamushyiriye agaciro, nubwo bamusuzuguye, nubwo bavuze ko ari
bimeze uzarama basunika ku weya ntabwo ukomanga sawa ukoma warababaye urihangana urasuzugurwa natwa baguhinduye nk'umusazi eko umusozi uri igitaramo yawa emenesa esivoti lisakido ziliboneta hazelekotaya zimeniyasikaya imana irambwiye ngo irashe ntuzibagirwe ntabwo mubyumvise imana ni ikivuga gisimbuka uzamara icyubahiro cy'imana uvuga ngo ndagushimiye uyibwire ngo thank you Lord thank you Lord baterekaho ntabwo usuhuza imana ishimwe. Oh haleluya. Urabizi iyo umaze igihe mu masengesho uri gusenga hagahato ukagira ngo imana ntabwo ikibaho ukagira ngo ntabwo ikumva. Oh verabo toperebo naseda utwana nitwo twayibonye mbe ariko ababyeyi mufite abana mujye mumbara muzana abana mu nzu y'Imana sawa yuzura umwuka kubera ko Imana yayo yarigisa oya ayiwa mana yanjye ndumva bihindutse ndumva bihindutse ndumva bihindutse ndumva bihindutse ndumva bihindutse ndumva bihindutse ndumva birimo bihinduka ese nawe biri guhinduka ese nawe bumva biri guhinduka abantu bumva biri guhinduka bazamuka batera haleluya umugore waragiye abantu bakunda abagore babo bari mu butayu mwikomera amashyi abandi bakunda abagabo babo muri mu butayu namwe mwikomera amashyi zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya haleluya. Umugore aragenda sheri shushu shushu be sweetie sheri wanje haleluya tera haleluya tera haleluya tera haleluya aramubwiye ngo zibyabaye y'amasezerano Imana yatuvuzeho Imana ikubye dabo bibwiye mugenzi wawe Imana ikubye dabo Imana ikubye dabo oya muvuge ngo Imana ikubye dabo ya bine Imana ikubye dabo aravuga ati bigenzo bite mugore wawe ariko bidodomo ntabwo yaratunguwe kuko yarari mwiza gira mugenzi wawe Imana ikubye amaso mubwire ngo yaguhe niba ubyakiriye tera haleluya cyane
arahaguruka bidodo aravuga ati ndagushimye Mana ndagushimye muze mbere ku kuntu yahishimye bababyeyi babyinnye kare muze n'agatenge muze muri hehe ariko muri hehe zana hano tera hano abwira kenya bari hehe muri hehe yego arabireba arahaguruka aritegereza areba ibibaye areba amazahabu areba inka areba intama areba hari Imana igitubwira ngo mu nzu yawe ndasohoye ngo sohoye imyanda ngo sohoye puperi ngo zayabene ikakubwira ngo ndasohoye ngo kandi ndijije kavuga ngo ese ibi bintu ni ibiki maze yajya kumunjura igakumunjura igahera ku irido y'amarido y'ibitenge twamanikaga ikayaheraho ikayaza abidodama bibonye aratangira ngo uri Mana nyine mumere nka bidodama mwatabawe sawa Uranabaye Mana
yageze mu ngo zacu. Imaze rero kuhagera, Obidodoma amaze kubyina no gushima, ahamagara abana be ati mujye ku ruhande. Pepera Yesu. Ahamagara umugore, nawe hagarara. Ati bana banje, Imana ishimwe, turi mu butayu ntago mwansebeje, inzara yarabishe ntago mwasakuje, ntago mwagiye ku gasozi, inzara yabariye murakomeza muranyubaha, ntago mwabaye ibirara. Afata uwa mbere atakira umudari wa zahabu, ntago mubyumvishe. Uwa kabiri amuha undi, uwa gatatu amuha impeta, uwa kane bose arabakwiriranye abashyira ku ruhande.